Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za Afrifame TV. Inkuru ibabaje, ingororero ni y'umukobwa n'umusore bihambiranyije amaboko bakiyahura. Mwiriwe neza mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za Afrifame TV. Inkuru ibabaje, ingororero ni y'umukobwa n'umusore bihambiranyije amaboko bakiyahura. Umusore witwambitse mu nda Jean Baptiste w'imyaka 25 n'umukobwa bita Mukarukundo Sandrine w'imyaka 20 biyahuriye mu mugezi wa Nyabarongo bihambiranyije amaboko. Kuwa mbere tariki ya 14 Kamena 2021 nibwo insanganya yabaye. Amakuru ku binyamakuru bitandukanye nuko mbitse mu nda ukomoka mu murenge wa Bwira naho umukobwa akomoka mu murenge wa Ndaro. Bombi ngo bahuriye mu karere ka Rubavu aho bakoraga akazi ko mu rugo, ngo baje gukundana ndetse haza kugeraho igihe cyo kuryamana. Hanyuma umusore aza gutera umukobwa inda. Umukobwa nyuma yaje kujya kwa muganga kwipimisha gasanga atwite. Gasubiye iwabo ku ivuko, ababyeyi ntibabyakiriye neza. Wa musore baje gufata icyemezo cyo kwiyahura bombi bagapfana. Umunsi biyahura abaturage bari bababonye bazenguruka hafi aho. Mu gitondo baza kubona imirambo. Umusore ngo yafashe umushumi w'urukweto rwe yizirika akaboko k'iburyo anazirika ak'ibumoso k'umukobwa, hanyuma binaga mu mazi barapfa. Hafi yaho basimbukiye binaga mu mazi bahasanze igikapu kirimo imyenda, telefone n'impapuro zagaragazaga ko umukobwa atwite. Amafoto agitambuka ku binyamakuru bitandukanye ngo yabonye agaragaza umurambo w'umusore nta rukweto rumwe yambaye, aho bikekwa ko rwari rwavuyemo cyane ko nta mushumi wari urimo. RIB isobanura ko imirambo y'aba bombi yoherejwe muri laboratoire y'ibimenyetso bya gihanga kugira ngo ikorerwe isuzuma. Ntawamenya nimba koko ari bo biyahuye ku giti cyabo cyangwa haba hari undi ku ruhande wabigizemo uruhare. RIB iracyari mu iperereza ryayo. Tubasabire Imana ibashyire mu bayo. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.